Starting code. Yo bakurikiye Rukumbi TV twongeye kubaha ikaze. Hano dufite umusore tugiye kuganira nawe, tugiye kugirana ikiganiro nawe kirambuye, aratubwira imishinga ye, aratubwira ariko aratangira twibwira amazina ye, aho atuye, ni gahunda ze zose, hanyuma tumuhaye ikaze, tuguhaye ikaze musore kuri Rukumbi TV. Murakoze cyane. Amazina ni Maurice, ibisanzwe abantuye muri Nyamata mu karere ka Bugesera, hanyuma ni naho nkorera mu buzima bwa buri munsi. Nkaba nkora akazi kajyanye no gufata amashusho ndetse no gufotora amafoto. Muri rusange imyirondoro yanjye n'ubikubiye muri ibyo ngibyo byose. Murakoze. Murakoze cyane. Murabyumvise ko akora ibintu byo gufotora, gufata amafilime, amavideo, bikaze cyane. Urumva ari mu kazi, umusore wacu ari mu kazi cyane. Twamutumiye rero hano kuri Rukumbi TV kugira ngo atubwire imishinga ye, atubwire ibyo akora, igihe yabitangiriye, icyo bimaze kumugezaho. Ese hano mu karere ka Bugesera cyangwa mu mujyi wa Nyamata, ibyo bintu mubona ko ese byaje bikenewe, wabizanye, wabitekereje ute, icyo gitekerezo cyavuye hehe? Urabona isi turimo ni isi y'iterambere kandi ryihuta. Mu by'ukuri njya gutekereza ibintu byo gufata amashusho ndetse no kuyatunganya, ni ibintu nakuze nkunda, numva ko nabikora kandi bikagira aho bimvana n'aho bingeze. Ni muri urwo rwego rero nahisemo kuyoboka ibintu bijyanye na entertainment, kuko mbona ari byo akenshi bifasha abantu mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma nanjye ndavuga nti reka nanjye ninjire muri icyo cyiciro cy'aba bantu, hanyuma nanjye nkore kandi mbasha no kwiteza n'imbere. Murakoze. Birumvikana cyane. Ni ukwihangira umurimo, wihangiye umurimo nk'urubyiruko, urumva watekereje kure cyane ibintu, kandi biragaragara ko koko hari icyo bimaze kukugezaho. Ese urundi rubyiruko rutatekereza icyo kintu, cyangwa se wumva ko hari mbese rudatinyuka kuba rwashora amafaranga muri ibyo bintu cyangwa se ibitekerezo muri ibyo bintu, wababwira iki? Icyo nabwira urubyiruko rukitinya kuba rwatangira business rugakora, nabwira yuko nta mpamvu yo gutinya, nta n'icyo guhangayikira, kubera yuko iyo washiritse ubwoba ukinvestisa amafaranga yawe muri ibintu bijyanye na entertainment, ubasha kunguka kandi ukabasha no gukora ukiteza imbere, kubera yuko ntabwo babiteye, ni ibintu bimeze neza rwose, nta kibazo cyabyo habe n'ikintu gitoya. Icyo nabwira urubyiruko rero ni rutinyuke, rukure amaboko mu mifuka, rukore kandi rubashe kwiteza imbere, rugirire n'igihugu akamaro muri rusange. Dusoza ikiganiro tugiranye kuri Rukumbi TV, hanyuma ni iyihe nama y'ingenzi yimbitse ushobora kugira urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu muri rusange, hanyuma dusoza ugire akantu gatoya uvuga kugira ngo ubwira urubyiruko cyangwa n'abandi bantu muri rusange kugira ngo babashe kugira icyo nabo bakwigezaho? Reka mpere ku rubyiruko. Urubyiruko ikintu cya mbere narushishikariza ni ukureka ibiyobyabwenge, hanyuma rukabasha kuzamuka, rukikura mu bintu bijyanye no kuba rwitinya, hanyuma rukinvestisa, rukabwira n'ababyeyi bakarufasha muri gahunda zarwo rwaba rufite, kugira ngo tubashe kuzamura igihugu cyacu muri rusange, ndetse tukigeze no ku ruhando mpuzamahanga, kugira ngo tubashe natwe kumenyekana nk'abandi bose. Urakoze Maurice, turagushimiye kuri Rukumbi TV, n'abamwese abakurikiranye Rukumbi TV turabashimiye. Nakagaruka ibiganiro bya Rukumbi TV birakomeje, ni ukujya kuri YouTube ukareba Rukumbi TV, ugakora subscribe, hanyuma ugasharinga, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Gendi the highest Rukumbi, twari turi kumwe na Maurice Kuda Chapeau. Hasta la vista. Dukoze umutima usa.